reka mbihera urugero rw'abantu muri Bibiliya bari bafite ingo ariko bakoreshaga ikoranabuhanga. Ntibari bafite ikoranabuhanga ariko Bibiliya yaje kugaragaza ko bari bafite iki? Ubuhanga. Umuntu wa mbere ni umugore witwa Abigayili. Abigayili mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 umurongo wa 3, Bibiliya igaragaza yuko uyu mugore yari afite uburanga ariko akaba n'umunyabwenge. Ikibazo rero gihari uyu munsi wa none, umusore aza ku rusengero, Satani akamwereka ikintu kimwe akamwibagiza icya kabiri. Ubu abasore bacu Satani arimo arabereka uburanga bakibagirwa kureba iki? Ubwenge. Niyo mpamvu mu bitutsi biba mu rugo uzumva umugabo n'umugore iyo barimo gutongana buri wese ababaza undi atari ku bundi ubwo ugira ubwenge. Baba barabyibagiwe kubicekinga mbere. None nagira ngo mbabaze, wewe wigeze ubireba cyangwa uburanga bwatwikiriye ubwenge ntiwabimenya? Ariko uburanga ni bwiza. Ubu hari abakobwa uburanga bwagejeje i Kigali, burangije bubaha n'abagabo beza. Ariko ikibazo ni kimwe, ubu buranga buzakugumisha mu nzu y'Imana bunaguha urugo rurama? Reka da. Uyu mugore yashatse nabi kuko yashatse umugabo w'umunyamwaga, umugabo uhora avuga nabi, kandi umugabo we yari igisambo. Ariko mwigeze mubona uyu mugore azenguruka mu makaritsiye avuga ko yashatse nabi? Oya. Muri we amaze kubona ko umugabo avuga nabi, ntago yize ko kuvuga nabi ari byo bizamufasha umugabo, ahubwo yize kuvuga neza no kwitoza kururutsa umuntu warakaye. Umunsi umwe rero Dawidi bamwimye ibyo kurya, abasirikare bari bo barinze imitungo ya Nabali. Dawidi babimwimye abwira abasirikare ati mwitegure, iyo umuntu umugiriye neza ntabibone aba ari imbwa, umugirira nabi ntibigukurikirana. Dawidi aragenda n'abasirikare, ariko umugore wa Nabali witwaga Abigayili ahura na Dawidi mu nzira. Bakubitana na Dawidi, umugore yatetse ibiryo byiza. Arangije arambwira ati databuja, umutima wawe nujye hamwe, dore natetse ibyo kurya ngibi, kandi ubundi wikwishyiraho amaraso atagira urubanza. Umuntu w'umunyabwenge nkawe uwazakubona uriho amaraso y'umugabo w'ikigoryi nka Nabali ku izina riko rimeze. Dawidi uburakari buragabanuka, itegeko ryo kwica rihinduka itegeko ryo kwicara bakarya. Buriya mujye mwirinda abantu bashonje. Ubu nanjye ndi ku ruhimbi, umuntu wandangaranye nshonje n'ubu ndacyamwibuka. Dawidi amaze kurya uburakari bushize n'abantu be, Dawidi asanga Abigayili yari umugore uzi ubwenge, umuntu ushobora kururutsa umutima w'umugabo warakaye, umugabo ugiye kwica umuntu agahindura gahunda. Uyu mugore yari umuhanga. Ubu nibwo bwenge Abigayili yari afite rero. Ubu bwenge wabuzana mu ngo zacu, abagore bacu bazaza batangira ibyo tugwamo tutarabigwamo. Ariko ikibazo, abagabo b'ibisambo, abagabo b'abanyamwaga bashatse abagore nabo babarakare. Mujye muhorana ibibazo mu nama y'itorero. Mwiriwe bagabo b'abanyabwuzu. N'igihe uba umunyabwuzu ariko ugashaka umurakare. Ariko abagore bafite ubwenge nk'ubu ngubu Imana irakabagwiza mu itorero ryacu. Umuntu wa kabiri, umugore wa kabiri wantangaje, ni umugore nasomye mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 14 umurongo wa 2. Muri iki gitabo Bibiliya tubwira ko hari umugore w'umunyabwenge w'Itekowa. Yamenye yuko Dawidi afitanye ibibazo n'umwana we Abusalomu. Uyu mugore biramubabaza, ariko aza kugira amahirwe ahamagarwa n'umusirikare ukomeye. Haramubwira ati rero twese nubwo tubonana amanyenyeri, guhuza umwami n'umwana we byaranze, kandi buri gihe umuntu iyo arimo gushwana n'uwo yabyaye, igihugu kiba kirimo ibibazo bikomeye. Ubu n'ubu hano hari abantu bahicaye batazatumira ba nyina na ba se mu bukwe, ngo iwabo ngo bazabarogera, ngo iwabo barabanga. Urinjije cyane. Iyo bakwanga bari gukuniga ukivuka.
ibintu byo kwijundika mama wawe ngo yakurogera mbere y'uko umenya uburozi ni nawe wakwigishije gutandukanya uburozi n'ibiryo. Aba bantu babona birabangamye, ni ibintu bibangamye kubona umuntu afitanye amakimbirane n'uwo yabyaye. Umugore rero baramubwira bati kora misiyo. Uyu mugore ngo yarazi kuvuga neza, yarazi kuvuga inkuru akayicisha kure, ariko ku musozo akakugeza ku kuri ashaka kugeraho. Yarazi kuganira ariko ntiyari injajwa. Kuganira n'ubujajwa icyaduha Imana ikabicamo umurongo muri iri torero ryanyu hagati, ukamenya gutandukanya kuganira n'iki n'ubujajwa. Kuko hari igihe shitani agushuka ngo urimo uraganira naho urimo uragira gute, urimo urajajwa kandi ibintu byarivanze. Uyu mugore aragenda aganiriza Dawidi, haramubwira ati mwami hari ikibazo nagize mfasha. Abanza azamura amarangamutima ya Dawidi. Dawidi aramubwira ati mbwira ikibazo kikuzanye ndahita ngishyira mu bikorwa. Aramubwira ati waba bariye umwana wawe ntiwihe rubanda. Dawidi yari yamaze kurahira, byaje kurangira Abusalomu agarutse he. Reka ngire ikintu mbabwira, dukeneye abantu bakoresha, abagore bakoresha imbaraga zo kunga, bakifashisha ubuvuga rikijyana bwabo mu guhuza abantu aho kubateranya. Umugore wa gatatu wantangaje muri Bibiliya nuwo nasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza kwa 14. Bibiliya yitubwira uyu mugore wo mu gihe cya Elisa. Bibiliya ivuga ko yari umugore w'umukire, ariko Bibiliya ikongera ko yarazi n'ubwenge. Uyu mugore kuba yari umukire akaba n'umunyabwenge n'ukubera iki Bibiliya yabivuze? Bibiliya ntiyigeze ivuga ko umugabo we yari umukire. Birashoboka yuko abantu bashobora kubana, umugore akaba ari we winjiza byinshi kurusha umugabo. Ubwenge rero bw'umugore naho bugaragarira. Ntabwo azavuga ngo ako gatuzuzanye n'ubwo bwanwa ni imitsi yanjye. Ariko mwiriwe umugabo ashobora gutunga urugo agatunga umugore, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko amategeko y'isi ukuntu asigaye yubatse, umugore natunga urugo umugabo ari mu bihe bibi, ibyo bintu bigomba kujya no ku murenge bagahamagara umugabo akamubwira bati wataye urugo, ati hoya ntago narutaye ndurimo, bati none urumazemo iki? Ariko Imana igirengera abagabo pe, igigira iki bapfumbatisha. Nshuti zanjye, uyu mugore yarazi gutandukanya abantu bera b'Imana n'abantu bagendana n'abantu b'Imana. Yabonye Elisa agendana na Gehazi, akazaza babona bagendana. Mu bwenge bwe Imana yamuhaye yamenye gutandukanya ko Elisa ari umuntu w'Imana, ariko avumbura ko Gehazi atari umuntu w'Imana ahubwo agendana n'abantu b'Imana. Ubu bwenge yaba twabugiraga nta bagore bacu bajya gusengesha bagasambanywa aho bagiye gusengesha. Umuntu wese unize ijwi uzi gusenga ngo yabaye umukozi w'Imana. Abagore bakirirwayo bamubwira umugabo yaranyanze, umugabo aranyahagije nsengera, akakubwira kandi ubwo usanga ugusengera nawe yarasenyurwe. Muri mubiki umugore w'umukire w'umunyabwenge. Cya kabiri gikomeye, yitegereje umuntu w'Imana, yitegereje ubuzima babamo, asanga ubushobozi bafite bagomba kugira icyo bamara mu nzu y'Imana. Ni muri ubwo buryo yabwiye umugabo ko bagiye kubaka inzu iri hejuru y'iyabo, bagashyiramo itara kugira ngo umuhanuzi ajye abasha gusoma no kwandika, aryamemo aruhuke. Kera kabaye rero, ibintu byose uzakora ukubaka ubuzima bwawe bw'ahazaza, ukibagirwa ko uzakenera Imana, uzahorana ibibazo. Umunsi umwe Elisa aryamye ari kumwe n'umugaragu we, aravuga ati ariko buriya uru rugo nubwo abantu babona ibintu byose birimo, uru rugo rufite ikibazo. Reka mbabwire,
hari igihe tujya kurarika ingo tugaca ku ngo zanditseho ngo hano hari imbwa iryana. Aho hari imbwa iryana ushobora gusanga n'umugore wo muri urwo rugo yita umugabo nawe ko ari imbwa, ikaba ari iryana nyine. Aho hantu tuba dukwiye kutahaca, tuba dukwiye kuhakomanga. Elisa umwuka w'Imana amwemeza ko hari ikibazo. Arangije ahamagara umugaragu aramubwira ati bwira uwo mudamazi, uyu mugore yatugiriye neza. Umuntu utekereza kure agakoresha imbaraga z'ubutunzi bwe, yarangiza akagira n'ikintu akora ku murimo w'Imana. Elisa ngo yajyaga agenda ku zuba kubera ko yari afite uruhara. Izuba ryararucaniraga, ni mu butayu, ivumbi rigakubita rikazamuka, ku buryo n'abana bato b'abasore bamurebaga bakavuga ati zamuka wa muki. Yarasuzuguritse, ariko abonye uriya mubyeyi, umubyeyi aravuga ati uyu muntu w'Imana tumworohereze. Ariko ubu dufite abagore babona amafaranga, akicaza umugabo ati Kigali nuyibamo ntakugira inama ntabwo uzayishobora. Icyambere, ibintu byo ku rusengero bicikemo, ntabwo ari ufite amafaranga wenyine. Sinzongeye kubona mu bintu by'inyubako n'ibyacu papa kanaka ko atayatanga ubona tujuje etaje. Abagabo muri aha abagore bababujije gutanga amafaranga mu rusengero mwiriwe. Ariko reka mbabwire, urya inshuro y'inshuti bigashira utagize gute, udahaza. Umugabo w'uyu mugore yari afite icyizere kuko yari afite umugore utamuca inyuma. Byarangiye gute rero? Umudamu araza baramubwira bati urashaka kumenyekana? Ati reka da, njye mu bintu binezeza nezezwa no kwibera mu banjye. Ariko ubu hari abagore batanezezwa n'imiryango yabo, abagabo babo cyangwa se abana bagize gute, babyaye. Elisa arangije abaza Gehazi ati tumufashe iki? Uru rugo rwari rwarabyaye ariko nta mwana w'umuhungu rwagiraga. Mu gihe cya Isirayeli kutagira umwana w'umuhungu yari stress iruti y'uyu munsi. Ariko uyu mudamu nta muntu wamubonaga mu maso ngo amubonemo ko ari kuri pressure yo kutabyara abahungu. Abagore bacu muri no minsi, urugo iyo amafaranga adahari umureba mu maso ukabibona, iyo hari akabazo urabimureba. Kubera iki? Kubera ko mu maso h'abadamu ari ikibaho Imana ishyiraho amakuru yo guha abana n'umugabo. Satani asigari we wandika kuri icyo kibaho. Iyo wirebye mu ndorerwamo muri iyi minsi ubona ari indi urimo kukwandikaho wa mudamu. Umudamu barangije baramufasha, mu gihe kindi umudamu arasama, arabyara. Kera kabaye wa mwana ararwara, bamukura mu murima bamuhereza se ngo amujyane, umwana ageze mu rugo arapfa. Umudamu aravuga ati rero nge ndi umukire, ariko nubwo ndi umukire hari n'urundi rwego ndiho umukire, ngira akazi umpuriramo n'Imana n'abantu b'Imana. Arababwira ati mwifata umwanya wo kuririra umurambo, muzamure muri ka kazi. Uyu mwana afite aho yavuye, nimuhamusubize, uwamuduhaye amusubize ubuzima. Ariko nagira ngo nkubaze, urusengero, inzu y'Imana ifite uruhe ruhare mu rugo rwawe? Hari imiryango yibuka urusengero ari uko yapfushije gusa. Halo, ndumwizera wanyu, umugore wanjye ni wa mumama munini w'inzobe ko twumva tutamumenya. Uribuka umuntu wigeze abaza ikibazo mu ishuri ryo kwisabato kikaba kirekire? Uwo ninjye. None se byagenze gute? Twagize ibyago hano mu rugo harakonje. Harya uba mu kihe gihande? Si ibintu by'ibihande ugira ngo ndabimenya ko maze imyaka nk'ine ntagera aho ngaho. Ariko maheruka wa mugabo byibushye ari uyobora. Ariko Mana nyagasani, none se mwama service tukaza gushyingura ko bambwiye ko n'urusengero rwanyu rusigaye ari rwiza, ntabwo twabikwima. Murakoze cyane, rega ba nyiri umuntu ni ba nyiri umuntu. Wowe uzaba urusengero ari uko wapfushije. Ariko ku minsi mikuru yawe watashye inzu, abana bawe barangije amashuri, umugabo wawe yesheje imihigo y'ibintu runaka, ntushaka yuko n'isengesho ry'umukozi w'Imana rihinguka mu munsi mukuru wawe. Uru rugo byarangiye umwana wari wapfuye azutse. Nshuti zanjye, uyu mugore yari umukire, yari umunyabwenge. Bibiliya imbwira neza undi mugore
wo mu Migani 31 umurongo wa 10. Uyu mugore Bibiliya yamuvuzeho ibintu byinshi. Uyu mugore yaracanye ku maso, uyu mugore yari smart, ibintu bimuranga ni byinshi, ariko akantu njyewe nakunze, Bibiliya iravuga ngo abumbuza kanwa ubwenge. Amen. Ku munwa we ubwenge nibwo bukontorora iyi minwa. Ijambo agiye kurekura rirabanza rigaca ku munzani w'ubwenge. Umunzani w'ubwenge ukamubwira ngo iri wari ugiye kubwira umugabo akakanya ntabwo ari ryiza kuko umugabo atashye nabi, rireka uzarimubwire ku cyumweru avuye muri siporo ameze neza. Ariko ubu urusengero rwicayemo abagore bagiye barekura amagambo, bakaba barimo kurwana no kuyahanagura, ariko barimo gukoresha umuti udahanagura neza, bikaba byaranze. Umugabo akaza akagura imodoka akaguhereza urufunguzo, yarangiza agatakubwira atari kurabibona ko nabikubwiye ko ntazabimbwa, urabona ndimbwa kubera ko wamubwiye ko ntacyo azageraho. Hari iki? Hari imbwa ntago rizasaza. Guhanagura ijambo ryarekuwe n'ubugoryi biragoye. Umubyeyi umaze kumubyaza abana 3, indi maze kubyara abana 3 yabahetse ikanabakorera, kumbwira ngo uwo muntu arangana nk'uko wamurambagije angana ntibishoboka. Yarangiza umunsi umwe akabyuka yishimye akakuza imbere ati urabona bimeze gute, urabona ameze ne, naho akubise ka siporo iminsi 3 yarapimaga 100 hamaze kuvaho kimwe, ubwo aje kukwereka ko byagize gute, byahindutse. Umugabo nawe yarangiza akamwitegereza ati ndabona uri ikidumbari. Kurihanagura iryo jambo, kurihanagura bizagutwara imbaraga. Ariko mwabantu, ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kugira gute, no kujijuka. Ahangaha tugeze hari internet mwumva bikeneye ibi bintu biragusaba ama megabyte muyobozi mukuru wanje. Ibi bintu se birasaba network irandaga cyangwa yihuta? Oya, ibi bintu birasaba network yo kubana n'Imana. Nshuti zanjye, uyu mugore ikindi kintu namwizeho gikomeye, itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Ntabwo ari umugore w'igipupe nawe arategeka. Bibiliya iravuga ngo batware mwitangiriro, ariko byaje kurangira ubu ngubu ari njyewe ngomba kugira gute, ni njye ngomba gutwara. Abadamu nabo ni abatware, baba bagomba kugira ibyo bategeka. None umugabo arimo arashaka gutegeka kugeza ku biri bumeneke mu isafuriya iri mu gikoni. Umva isi tugeze habi pe. Urumva wowe mukobwa, ariko nabibwiye nyoko buja nuko abatabyumva. Urabona ishyiramo ubunyobwa, njyewe nkunda utuntu tw'udukaroti dukeya turimo inyanya, poivron ntuzishyiremo, ariko mufunze mu mutwe na nyoko buja mumeze gute, ubundi ubwo uri mu biki? Ariko ngo ni ubusirimu. Iyo ubutware utangiye kubujyana mu bitabureba, ubutware bugenda bucika iki? Amazi. Niyo mpamvu muzabona umusirikare w'igihugu, iyo mayibobo zirimo kurwana, ahamagara irondo ry'umwuga akababwira ati mukize bariya abantu. Kubera iki? Uwo muntu yambaye imyenda ya gisirikare y'igihugu, yambaye ikirangantego cy'igihugu. Igihugu cyamubwiye kwita ku bintu byo mu rwego rwo hejuru bibangamiye urugo. Niyo mpamvu utabona umujepe yaje ngo aje gukiza umugabo n'umugore barimo kugira gute, barimo gushwana mu rugo, ntabwo bimureba. Ariko ugiye kubona ukabona umujepe araje wafatanye mu mashati n'umugore, ukabona arimo nimurekurane nimwihanganane. Ubutaha wazaza ubwira abadaso ukabwira uti n'umujepe yaraje birananirana we. Ariko bantu b'Imana, uyu mugore nawe arategeka, ariko iyo avuze ikintu, reka ngiye ikintu mbabwira,
abagabo baraha bemera ko abagore badutegeka, mushyira akaboko hejuru. Barahari se, ni bake n'abakuru b'itorero mwe mwariyakiriye. Abizera bo ntago biraza. Ikizakubwira ko washatse neza, ugomba gushaka umugore ufite itegeko. Itegeko rikaba riri ku munwa, akaba ategeka abana be bakumva, agategeka abashyitsi bakumva, kandi mu gihe byagucanze akaba agomba gutegeka bikumvikana. Aburahamu yashatse umukozi wo mu rugo, amaze kumurongora Aburahamu atakontorore, Sara abona barimo baramusuzugura. Arangije Sara abwira Aburahamu ati uyu mugore simushaka hano. Aburahamu aratangira ati hoya, ati rwose, ati Imana yazampana. Imana irangije iraza yegera Aburahamu. Marayika w'Imana abwira Aburahamu ngo ibyo Sara yategetse ntabwo ari byo bigira gute, ntabwo ari byo biba. Aburahamu yibaza ukuntu ijuru ryamuciye inyuma biramucanga. Umugore agomba kuba afite itegeko. Waba wataniye cyangwa ugiye guhubuka mu maso akakubwira ati papa kana, ibi bintu ndumva njyewe ntabishaka, yarangiza akituriza, ako kantu kakakurya mu bwonko ku buryo ibyo wari ugiye kugura ubu biretse. Ariko hari n'abagabo bishakiye abagore bameze nka bya bipupe bicururizwaho imyenda, mu byitangwa iki? Yego. Ku buryo umugabo areba ari mu bandi akavuga ati mfite umugore mwiza, ntacyo yishe, nta nicyo agize gute, nta nicyo akije. Uwo abandi aba yibereye hariya aseka, ariko ibipupe biraseka ntibiseka. Imana izaguhe umugore ufite itegeko ku munwa we, yego ibe yego, hoya ibe hoya, ariko iryo tegeko ribe rivuye kuki?